amazi. Ikindi wamenya kuri ibi bisukika rero nuko burya ubwonko bwawe 75 ryabwo ari amazi. Umuntu ashobora kumara ukwezi atararya ntabiryo namba, mu gihe udafite amazi ho bigusaba ni buri cyumweru kimwe gusa ugahita ugurirwa isanduku bakagushyingura. Reka nongere nisuhurize mu kivandimwe wowe uzi ko udukurikirana umunsi ku wundi, ndetse byibuke neza uyu munsi nsigaye mbagezaho ikiganiro twise waba warubizi, ikiganiro umenyeramo byinshi by'ubwenge, bumve ngo by'ubwenge bitangaje kuri iyi si. Ni waba warubizi, ndetse uyu munsi ngiye kukuganira ku mazi. Wowe ubundi uyaziho iki kirenze kuyakaraba ukinywera byarimba ukanayamesesha? Amazi rero ni ikintu gitangaje cyane wamenyeho byinshi, hari nayo mpamvu uyu munsi navuze ngo reka tuyaganireho. Turavuga ku bintu bitangaje wamenye ku mazi. Uyu ni Mugisha wumva kuri mikro, ngo hayi ikaze wowe tugiye kubana uyu munsi. Amazi rero burya ni ingenzi cyane ku buzima bwacu, agize buri kimwe cyose kitugize, dore ko uhereye ku tunyangingo duto cyane tugize buri rugingo rwacu, utubusanzwe tuzwi nka cells, tuba tugizwe ahanini n'amazi. Ikindi wamenya kuri ibi bisukika rero nuko burya ubwonko bwawe 75 ryabwo ari amazi, ari nako bimeze rero no kubihingwa, kuko nibura igiti gihagaze gifite ubuzima ingano ingana na 75 y'icyo giti nayo aba ari amazi. Burya rero ngo umuntu ashobora kumara ukwezi atararya ntabiryo namba, mu gihe udafite amazi ho bigusaba ni buri cyumweru kimwe gusa ugahita ugurirwa isanduku bakagushyingura. Ikindi rero wamenya kuri iki gisukika kiboneka mu buryo kamere binyuze mu mvura, nuko burya amazi isi yaremanywe ari nayo ifite uyu munsi. Bivuze ko amazi yari ahari isi remwa niba yararemwe koko, ari nayo mazi ayiriho uyu munsi. Nta n'igitonyanga na kimwe uvanyeho cyangwa se wongeyeho. Ibintu bitangaje cyane. Yes, ni ibintu bitangaje cyane, kuko nawe ibaze ko tuba tuyakoresha nk'abatuye isi muri rusange, gusa ukaba wumva bimeze gutyo. Ariko nyine bigendana n'uburyo amazi yose n'ubundi dukoresha twongera kuyasubiza mu ruhererekane rw'uburyo amazi yikora, ruzwi nka water cycle cyangwa se secret law, ahari wenda tuzashaka umwanya tukavugaho ku ruhande. Sinzi niba waba warubizi rero, gusa uyu munsi ubushakashatsi bwemeza ko ku bantu bazi inyamaswa zabayeho kera cyane zizwi nka dinosaur, ngo burya ngo ari amazi ubona muri robine yawe avamwo yiwawe rwose, bavuga ko aba yifitemo bimwe mu bintu izi nyamaswa zarinywaga cyangwa se icyo gihe zinyweraga mu gihe cyazo. Ikindi wamenya ku mazi rero burya hagizwe n'ibinyabutabire bibiri birimo ikitwa hydrogene ndetse na oxygene, ndetse burya 97 by'amazi yose yo ku isi ubundi namwe bavuga ko arimo umunyu mwinshi, mbese bivuze ngo ntabwo anyobwa. Kandi 2% k'amazi yose ari ku isi yibereye mu rubura, mbese arafatanye. Ubwo ngubwo bikaba bikoze 99% by'amazi yose ari ku isi. Iryo 1% rero risigaye, 1% niryo ibikorwa bya muntu bisaranganywamo, bwa buhinzi bwacu, ayo mu nganda, ibikorwa byose bya muntu bisaranganywa 1% by'amazi yose ari ku isi. Amazi nanone niyo agenzura ubushyuhe bw'isi, yemwe n'umubiri wawe ubushyuhe bwawo bukaba bugenzurwa n'amazi. Tekereza ko aya ngaya ari nayo atwara intungamubiri nkenerwa, umwuka mwiza, ndetse akanavana imyanda mu mubiri wacu. Impuzandego y'amazi akoreshwa muri buri rugo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri buri muntu ni amagaro 50 uyu munsi. Waba warubizi se? Aho ni ku muntu umwe. Burya ikindi kintu wamenya ku mazi nuko iyo amazi ari guhinduka igisa n'ibuye, cyangwa se iyo amazi ari gukonja ku buryo atangira gufatana, amazi yaguka mu ngano ingana n'9% ibyayo. Iyo ari nayo mpamvu rero uzabona urubura iteka uko rwaba rungana kose rureremba hejuru y'amazi asukika. Umwihariko w'amazi nanone ugaragarira mu kuba aya mazi buriya ari cyo kintu kiboneka ku isi cyane. Amazi nicyo kintu gusa kiboneka mu buryo buri kamere, mu mimerere itatu itandukanye,
wayabona ari urubura asukika ndetse ari n'umwuka. Amazi ubusanzwe aguma mu nyanja nini mu gihe cy'imyaka 98 yonyine, akaguma mu rubura nibura mu gihe cy'amezi 20, mu gihe mu biyaga n'imigezi adashobora gutindamwo n'ibyumweru 2. Buriya kuriya ubona amazi, ubutaka n'umwuka ni ibice bihuye cyane kuri iyi si, hari niyo mpamvu rero buri kimwe dushize mu butaka se mu mwuka se byose birangiriza urugendo rwabyo mu mazi. Kandi burya aho uri hose ibyo urimo byose jya uzirikana ko burya 83% by'ibigize amaraso yawe ari amazi, 90% by'ibihaha byawe nabyo bikaba amazi, mu gihe umubiri wacu wose akagera kuri 70% byawo nabyo ari amazi. Umuntu sinawe ugizwe n'amazi hanini gusa, kuko amazi ni buri kimwe, urutumati rumwe ibirugize 95 byose ni amazi, aho ni kwijana. Ndetse ibindi biribwa nka pome n'inanasi biba bigizwe na 80% by'amazi. Isomo ry'umunsi rero wafata ni uko ubwonko bwawe ibibugize byose 75% byabwo ari amazi. Iryo ni isomo ry'umunsi. Ngayo nguko rero amazi ni byayo uyu munsi dukoresha mu bihe byose. Koresha amazi neza, ugiyanwa bihagije kuko ni meza ku mubiri. Ngushimiye cyane wowe twabanye uyu munsi, reka nkubwire ngo tuzasubira ubutaha. Ni samwe Mugisha wumvaga kuri mikoro. Ibuka kumunuka munsi y'video wirebera ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, hakande akazogera kaza impande yaho. Ukimara kubikora nako ntuzuyaza kugakandaho, ubundi tuzajya tubana mu biganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Iyi ni Tele Montagne Rwanda, komeza uryoherwe n'ibyiza ikugezaho. Naho ubutaha.